Reka nongere mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Jerome Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Ve'Yakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללכות היום. Niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba ishusho y'Imana, uko ishusho y'Imana atari nk'uko abantu twese tubitekereza. Ese ishusho y'Imana imeze ite? Mbanze mbasuhuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bakunze kwita Kristo. Reka tuze turebe ishusho y'Imana nihe imeze ite, ese usanze bihabanye n'uko tubyumva. Mu itangiriro rero Imana yaravuze iti reka tureme abantu mu ishusho yacu, nk'uko tubisoma Itangiriro 1:26. Ibi wabyumvishe inshuro nyinshi cyane ko twaremwe mu ishusho y'Imana. Ese bivuze iki? Bivuze iki? Ese bivuze uko dusa, uko twumva tumeze, uko dutekereza, bimeze gute? Ngwino rero twumve uko kuri, tukwinjiremo ku bintu amadini atakubwiye na rimwe bibaho. Ibintu rero ishusho y'Imana icyo bivuze, ntabwo bivuze ibintu uko umubiri usa, uko dusa umubiri. Kubera iki? Kuko Imana ni umwuka, ntabwo ari umubiri n'amagufa. Kuba rero mu ishusho y'Imana nta kintu na kimwe bihuriyeho no kuba muri uyu mubiri uko twumva twebwe ko ari umubiri. Ntabwo ari uko umubiri uteye, oya, ahubwo Imana ni umwuka. Ari naho nakubwiye nti Imana ni umwuka, ushaka kuyisenga ayisenga mu mwuka no mu kuri. Niba ubyibuka neza, ubwo navuga ko nta kuri kuri mu isi, ibintu byose barabigoretse, bivuze ko abantu basenga Satani. Nuva rero ibintu by'umubiri ko Imana babyumvise ni ibintu bihimbiye. Ibintu byose iteka niba nkurikira umaze kumva neza ko ibintu byose ngiye nta kintu kimwe nkemera, nuvuga ngo ibintu byose tugomba kubihindura, tukagenda tugashakisha ukuri tukabihindura. Byatewe n'ikirere, ibintu byose babishyizeho kugira ngo bakomeze kudukorera ubukoroni no kutuyobya. Nta kindi yabikoreye. Imana ntabwo ifite ishusho nko mu maso h'umuntu, kandi ntabwo yambara amakanzu nk'uko tubitekereza. Uzibuke abantu benshi bavuga ko iyo begereye ku ijuru, cyangwa niyo tubisomye bavuga ko yaba n'abahanuzi muri Bibiliya bavuga ko Imana babona imeze nk'urumuri, urumuri rutazima. Ayo hahanye ko ari umwuka, ariko n'iyo babonye babona iri nk'ahantu mu rumuri rutazima. Nuba rero kuba twararemwe mu ishusho y'Imana bisobanuye ahubwo ibindi bintu bikomeye bihambaye. Reka tuze turebe ibyo ari byo. Ishusho y'Imana rero mu giheburayo ishusho bivuga ubutegetsi, guhagararira, kumera, umumaro, kumera nk'uwo muntu, guhagarara uwo muntu mukamera kimwe. Urumva? Ni ukuvuga ngo uhagarariye umuntu, wa muntu uri hano, genda umuhagararire iburyo, ukore nk'uko nawe yagakoze ahibereye. Guhagararira umuntu. Niyo mpamvu uzarebe no ku giceri, igiceri kiba kiriho abami cyangwa abaperezida. Bivuze ngo ibyo biceri bari kubwira ngo kurikiza amategeko, ukore nk'uko uyu mwami abishaka. Niyo mpamvu rero Imana yo ivuga iti kumera nkayo, twari mu ishusho yayo, tugomba kwihagarara hano ku isi. Niyo mpamvu Imana imaze kurema umuntu yaravuze iti genda ugire ubutware, ugende umuhagararire ku isi. Ahubwo hano tuhari kugira ngo duhagararire ijuru. Aribyo bivuze ngo twaremye kugira ngo tuyobore, dutange imigisha, dukoreye ku Mana, tube nk'Imana, uko ishusho yayo, uko Imana ibishaka ibintu mu ijuru, ariko bikorwa hano. Kumera, tube muri ya shusho. Tujye komeza tubyinjiremo turebe icyo iyo shusho isobanuye. Ntago ari ishusho nk'umubiri w'umuntu. Iyo shusho rero ivugwa imeze nk'indorerwamo y'ubumuntu cyangwa se ubumana, uko Imana
imeze, uko ishaka ibintu bikoreka. Ni nk'indorerwamo twakwirebeyemo tugakora ugushaka kw'Imana uko Imana ibishaka. Imana ni urukundo, Imana ni nyakuri, Imana irarema, Imana ikunda ukuri. Urumva? Gukorwa mu ishusho, kuremwa mu ishusho y'Imana rero biduha ububasha bwo kugera kuri ibi bintu, yaba urukundo, yaba kuba umunyakuri, umuntu utanga ubutabera, umuntu urema n'ukuri, gukunda ukuri. Ibyo byose nibyo bigomba kuturanga. Ibyo bituranze, umuntu urangwa n'ibyo bintu niwe yashu y'Imana uyihagarara hano ku isi. Bivuze ngo rero ntabwo ari ugusenga Imana gusa, ahubwo kuba nkayo. Imana niyo mpamvu njya nibaza, sinzi ko abantu babitekereza, abantu barasenga bakaboroga bakarira, ariko ibintu bikanga, Imana ntiyumve. Kubera iki? Kubera ko nta muntu ushaka gusa nayo, yaturemye mu ishusho yayo, noneho yashusho turayita. Uretse wumva ukuntu twataye yashusho, nibwo uhita ubyumva neza. Kwihangana rero muri iyi si ya none inyaruka ifite amakuba, kuba umuntu ugira ubuntu mu isi ifite kwikubira, kuba umuntu ubabarira mu isi ifite kwihorera, ibyo bintu nibyo Imana ishaka ko tuba. Niyo shusho y'Imana. Ya nzoka bavuga, imwe ya nzoka bavuga, cyangwa wa muntu wayobeje Adamu na Eva bitira inzoka, nibyo yashatse gusenya. Sekibi Satani nibyo yashatse gusenya, ariko Kristo yaragarutse kugira ngo yongere abisane. Icyo cyamuzanye. Turebe rero iyo shusho y'Imana yabaye nkikuweho, ariko ntiyasenywe burundu, kuko Imana iravuga iti ntibikabe. Adamu na Eva iriya batubwira ngo bamara gukora icyaha nibwo bataye iyo shusho. Bahita gute? Barayononnye. Kubera iki? Ko abantu bibagiwe aho bakomoka, ububasha bwabo. Wibuka ko Imana yaratubwiye ngo genda ugire ububasha, ubutegetsi, utegeke, bibe nk'uko mu ijuru bimeze, bibe aribyo bikuranga, aba ariyo shusho ikuranga, niyo shusho. Niyo mpamvu amadini yafashe iyo ndangamuntu ya muntu uko kuntu, noneho ibihindura guhora wishinja. Ariko Kristo aza yaratubwiye ati, arongera aratwibutsa, niba koko mumbonye mwabonye data, nk'uko tubisoma muri Yohana 14:9. Hariya rero Kristo yashaka kutubwira iki? Yashaka kutubwira ko ishusho y'Imana yongeye gusanwa, kugira ubumuntu, ukwihangana, noneho tube abanyakuri, tube abera. Nicyo Imana ishaka. Twongere dusubirane ya shusho Imana yaturemanye mu ishusho yayo, kuko byaratakaye. Bimaze gutakara ntitwabyitaho. Kristo aragaruka kugira ngo abisigasire, abisane, arabisana. Noneho ubu ngubu twaba dusabwa muri iyi minsi yo kongera kugaruka muri ya shusho y'Imana. Nibyo Imana idusaba. Bivuze ngo rero buri muntu uwo ari we wese yagomeye Imana, waba umukire, waba umukene, waba umwirabura, waba umuzungu, waba uwizera, yaba utizera, abantu bose banafite ya shusho y'Imana nubwo bayihakana. Ishusho y'Imana rero iratubwira iti, ni umuntu uhoraho iteka ryose, kwiha agaciro, ugakomera ku gaciro kawe, kandi noneho ugakomeza ukagira indangagaciro z'ijuru mu buzima bwawe. Nibwo ugarura ya shusho, ishusho y'Imana yashatse ko tugira kera na kare. Niyo mpamvu rero iyo umuntu ahuguje abantu, umuntu agahohotera abantu, kudatanga ubutabera, byose ni ibya Satani. Umuntu ukora nk'ibyo uwo ari we wese, uwo ni uwa Satani. Ni ukuvuga ngo ahubwo ntabwo bibangamiye uwo muntu gusa wima ubutabera cyangwa ugirira nabi uhemukira, ahubwo bibangamira ya shusho y'Imana iri muri uwo muntu. Urumva uko bimeze? Ni ukuvuga ngo ibyo dukora bibi byose tuvuga ngo turi guhemukira umuntu, cyangwa turi gukanyaga umuntu, cyangwa turi gukora ibintu bibi, biriya bintu biba bibangamira ishusho y'Imana iri muri uwo muntu. Iyo niyo ya shusho Imana itubwira tugomba kugira. Ese ibaze uyu munsi, andikamo uti ngewe ndakora ugushaka kw'Imana, mfite ya shusho y'Imana ndi kwigarura. Andikamo nimba ariko bimeze. Noneho ntago uri impanuka,
ntabwo kandi wapfuye kubaho gutya gusa. Ntabwo uri uyu mubiri n'amaraso. Wibuke narabikubwiye mbigusobanura inshuro nyinshi cyane. Abantu benshi harimo benshi bakibwira ko turi uyu mubiri wabona inyuma, ariko turi roho kandi ntidupfa. Uri umwuka w'Imana, Imana yaguhumetsemo muri uwo mubiri, muri urwo ruhu, kandi ufite impamvu uri hano. Iyo ugendeye mu kuri rero, ukagendera mu rukundo, ukagendera mu kwizera, ntucike imbaraga, ibyo bituma usa nk'uwibonera muri ya ndorerwamo y'ijuru hano ku isi. Urukundo, ukuri, ukwihangana, byose ibyo bintu ni indangagaciro z'ishusho y'Imana. Iyo ubyirebeyemo rero, iba ari indorerwamo y'ijuru wirebeyemo, niyo shusho nyakuri y'Imana. Niyo mpamvu bya bindi bita ngo kujya mu kuzimu, iyo wamenye ko ufite ukuri, ukagira urukundo, ukagira kwihangana, ibyo bintu Satani abitinya kubi umuntu ubifite, kuko aba avuga ati uriya muntu afite ishusho y'Imana. Niyo ndangagaciro Imana itubwira, ntitubyumve. Urumva ufite rwa rukundo, ufite ukuri, ufite no kwihangana. Izo ndangagaciro uko ari eshatu zerekana ijuru. Iyo uzifite byanze bikunze Satani iragutinya, kuko ibizi neza ko uri muri ya shusho y'Imana. Ari nacyo nanone nkwibutsa ko Kristo yaje kugira ngo yongere asigasire asane, niko byagenze. Niba rero iyi nkuru igufunguye amaso, kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, wisangize abantu kandi wandikemo uti ngewe ndi mu ishusho y'Imana kandi Imana iri kumwe nanjye. Ese hari icyo kuba mu ishusho y'Imana bikubwiye ubu ngubu? Bisobanuye iki? Reka rero isi ikubwire ibyo itekereza ku ishusho y'Imana, byandikemo bitubwire. Ariko noneho weho gahunda nguhaye, umukoro nguhaye, genda ubwire isi, uyimenyesha uti urenze kuba ikiremwa muntu gusa, ahubwo uri indorerwamo y'ijuru. Kandi ibyo bintu biraguhindura igihe cyose ufite urukundo, ukuri, kwihangana. Iyo rero niyo shusho y'Imana. Twari mu ishusho y'Imana. Ya shusho y'Imana, bishyira mu mutwe wawe, urangwe n'urukundo, urangwe n'ukuri, wihangane. Niyo shusho Imana yashatse ko tuba, kandi tukaba nk'Imana. Nicyo ishusho, kurema mu ishusho y'Imana bivuze gukora mbese inzira z'Imana, kugendera mu bushake bw'Imana, tugasa n'Imana. Imana iratubwira ngo mube abantu batunganye kuko nanjye ndatunganye. Niyo shusho. Ibindi batubwira nibyo bahimbye, babivana mu mwuka babizana mu mubiri, ariko ijambo ubwaryo rero twibwirira ko ahubwo kwa kugira ngo duhagarare ijuru hano ku isi, noneho isi tuyigire nk'ijuru. Ariko n'amagingo aya birananiranye, kuko Kristo wenyine niwe uzaza kugira ngo yongere abidushoboze. Abo twabanye rero nongeye kubashimira none mbiwe ku mutima. Nkabashimira bakomeje kwiyandikisha muri benshi cyane, binyereka ko munyotewe ukuri amanywa n'ijoro. Nawe utariyandikisha, subscribe, ukandeho like kugira ngo uku kuri kugere ku bantu benshi cyane, kuko ukuri kubohora imbohe. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.